Ndabashuje mwebwe mukurikiye Final TV. Umunsi nk'abapeniya bose muri rusange, umuntu wese ufite ikibazo ko afite amazina adahuye n'ari ku indangamuntu y'uko ushobora kuba waranditse izina ryawe nabi, waragomba gushyiramo space mu izina ryawe, ariko ubu ngubu ikaba nta space wigeze ushyiramo, ukaba waranditse izina ryawe nabi. Munsi nabateguye video ibereka uburyo nimba utarakora KYC uburyo watanga, cyangwa se nimba warayikoze nabwo wagerageza amahirwe, ariko aya mahirwe ari gukunda ku muntu utarakora KYC. Ubwo buryo rero nubu uraza kwandikira kuwa team ubasaba ko baguhindura, wakoze amakosa ukibeshya amaze kwandika neza amazina yawe, ushyiremo na username yawe ya P-Network, ushyiremo ko amazina yawe yari kwandikwa neza ariko ukaba warayanditse nabi. Mu gihe utarakora KYC nubwo baba barayiguha ariko utarayikora, wadekarara ukavuga ati ukerekana aho ikosa riri, ubundi ugahita wamara kubyohereza ukaba wakora KYC yawe, ukaba washyirwa muri system baguhindura amazina bakayakosora, KYC yawe ikaba yakwemerwa, cyangwa se bakabanza kugushyira muri tentative mu rwego bakaba bagushyira muri tentative mu rwego rwo kugira ngo babanze basuzume neza kuko nimba ari wowe nyiri account. Ibyo rero impamvu ndi kubibabwira nuko ngewe icyo kibazo cyambayeho, nkaba narabikoze nkabandikira mbere yuko nkora KYC, namara kubandikira bakaba baranyemuriye ikibazo cyanjye kijyanye, babanje kunyohereza message inyereka ko nakoresheje amazina atari yo adahuye n'ari ku byangombwa, nkanda allow, ngira ko karaka message bakohereza muri P browser yawe, nkanda allow. Maze gukanda allow nabwo ariko naramaze kurangiza kubandikira narikoze babinyohereje nyuma maze kuyikora, nkanda allow ndategereza banyeka ko KYC yanjye itemewe. Bimaze kugenda gutyo, nyuma baje kunshyira muri tentative. Uri kumva ko amazina bashobora kuba barayahinduye muri system, ariko muri app yanjye ntabwo byagaragaye ko bayahinduye. Ariko uri kumva ko nimba bwa mbere baranyangiye bakanyohereza ko bambwira ko itemewe, ubwo nawe wagerageza amahirwe, ariko bakaba baranshyize muri tentative. Ejo bundi nakoze live ya mbere, uri kumva yuko nawe wagerageza amahirwe. Nta kindi urakora rero, urafungura account P-Network app yawe, numara kuyifungura uza ukande kuri turongo dutatu tungutu, ngira ngo uratubona utungutu, ngira ngo uratubona, ndaje nukwereke. Uraza dukande ngaka, ukandeho, nurangiza umanuke hano hepfo kuri profile yawe, ngira ngo hano hasi urahabona. Aha kugira ngo mbayobore neza utaza kugira amakosa ukora, nurangiza ukandeho, nurangiza umanuke hano hasi, ubone hano hasi, umanuke hano hasi, ngira ngo urahabona hasi. Nurangiza nta kindi uraza ukande hano handitse ngo report compromised account, uraza uhakande ngaha, ukandeho. Nta bintu byo gushyiramo ubwenge bwinshi, wowe urahita ubandikira ubabwira ikibazo ufite, urangiza ushyiremo username yawe, urabyandika mu rurimi rw'icyongereza, urangiza ubyohereza. Uraza ukandeho hano handitse report, ngira ngo urahabona, ukandeho. Dore uraza, ntabwo ari ngombwa ngo usome aya mabwiriza, wowe uraza ukandeho, urangize ubandikire mu rwego rwo kugira ngo iyi video rero idatinda. Namaze gutegura wenda ibyo ndandika, urabona ndaza nandikeho nkande pasting, ngira ngo urayibona, nanditse ko ngo hello I am Hakizimana Jean de Dieu, however my P-Network account made mistake by writing my name is Jean de Dieu. Navuze ko nyine nitwa Hakizimana Jean de Dieu, nyine ari uko ari ibyo ku byangombwa, ariko kuri P-Network account nakoze amakosa nandika
my name is, nandika izina Jean de Dieu ariko mbifatanyije, ngira ngo murabibona ahangaha. My name is Jean de Dieu, the correct name on my national ID card is Hakizimana Jean de Dieu. Izina riri kuri rya nyaryo riri kuri muri kwindangamuntu yanjye ni Hakizimana Jean de Dieu, ryanditse neza nk'uko harimo space Jean de Dieu ryanditse neza. Yes, I kindly request you help to change my name. Nsabye ko mwamfasha guhindura izina ryanjye and account. So mbere yuko izina ryanjye, nsabye ko mumfasha guhindura izina ryanjye kuri account yanjye, bityo rero mukaba mwamfasha nkaba nashobora kuzuza KYC ikaba successful, ikaba yagira ku ntego iyo bavuze successful ikaba nyine yakemerwa. Rero nawe icyo usabwa ni ugukora ibi, ugahita ukanda kuri report, kuko njye nyine ntabwo ndakanda report kubera ko njyewe KYC yanjye kuri account, kubera ko mfite mining account muri telefone ebyiri, account yanjye KYC yanjye yari yaremewe, ahubwo nuko bashyize muri tentative, kandi tentative abantu benshi murabizi ko bari muri tentative n'uburyo nyine kuba team ikoresha mu kugira ngo irebe koko abantu bagifite account ari abantu banyabo. Ndabashimiye rero, ndumva nagarukira aha, nawe wabikora ukagerageza ayo mahirwe nkuko nanjye nagerageje, bakahita banshyira muri tentative, kumva ko bahinduye amazina nubwo muri profile atagaragaje ko amazina yahinduwe. Yes, nawe rero gerageza amahirwe, kandi musaba gukanda subscribe, like, share and comment niba video igufashije, ukayisangiza n'abandi bafite ikibazo nk'icyo cyawe, ukayishyira mu magroup yose, kuko abantu bafite ikibazo nk'iki cy'amazina bakaba bayahindura mbere yuko bakora KYC. Murakoze cyane.